abategereza Uwiteka Bibiliya irambwira ngo bazongererwa b'imbaraga nshyashya. Niyo bageze mu gikombe cyitwa Baka ngo bagihindura ahantu h'amasoko, kandi ngo imvura y'umuhindo icyambika imigisha, ngo bagenda bagwiza imbaraga umuntu wo muri bo, ngo kandi baboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice byaho ni 2 ku murongo waho wa 36. Yesu nashimwe cyane. Handitswe iri jambo rivuga ngo Salomo ahora Shimeyi. 36 handitswe ngo bukeye umwami atumira Shimeyi aramubwira ati wiyubakire inzu i Yerusalemu uyigumemo, ntuzayivemo ngo ugire ahandi ujya. Umunsi wavuyeyo ukambuka akagezi Kiridoni, uzamenye neza yuko utazabura gupfa. Amaraso yawe azabe ari we abarwaho. Muvuge ngo amena. Amen. Yesu nashimwe cyane. Uyu mugabo witwa Shimeyi mu gihe cye no mu gihe cy'umwami Dawidi, uyu Shimeyi yaje gukora ikintu cy'ubugoryi, atuka umwami Dawidi, aramuzengereza, aramutuka rwose, aramwihanangiriza. Noneho Dawidi ageze mu gihe cy'ubukure no mu busaza, imvi zimaze kuburenza, agiye gusaza ngo atange, abwira umuhungu we Salomo, aramubwira ati Salomo mwana wanjye, uzamenye umugabo witwa Shimeyi yarankoshereje, arantuka aranzengereza. Mwana wanjye Salomo, rwose Shimeyi uzamumenye. Icyo umwami yaravuze rero ku muhungu we cyari itegeko. Salomo kandi akaba umunyabwenge cyane, aravuga ati sinakima ingoma ngo mena amaraso ngo mpore inzigo, nanjye nzatega umugabo witwa Shimeyi umutego, nawe ugwamo nibwo nzamuhora. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Umwanditsi yaravuze ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ngo mpangwe nawe, gari ku munsi umwe nzaguhana mbikurikije mu maso yawe. Yesu nashimwe cyane. Imana irihangana, ariko Imana irambiwe irahana. Noneho Salomo atumira Shimeyi, aramuhamagara, aramuzana iwe, amuzana ibwami i Yerusalemu. Aravuga ati Shimeyi, namenye amateka wagiranye na data. Data yambwiye ko mutagiranye amateka meza. Data yambwiye ko wamukoshereje ukamutuka, ariko ntago ndaguhana nkurikije icyaha wakoze, ahubwo hari ikintu ngiye kukubwira tugirana amasezerano. Amasezerano tugiye kugirana Shimeyi naya ngaya: wiyubakira inzu i Yerusalemu, yaba igorofa, yaba itaje, yaba agacurama kagezweho muri iyi minsi, wubaka inzu ushoboye kubaka i Yerusalemu. Uyubaka mu buryo bwose ushaka, muri meziri ushaka, hanyuma numara kuyubaka umbwire ko rwose wayujuje, uyitahe n'umuryango wawe neza, rwose tuzagushyigikira tuyitahe Shimeyi. Nta kindi ngusabye, nuko wubaka inzu i Yerusalemu, warangiza ukayibamo n'umuryango wawe. Umwumva bitari byoroshye? Shimeyi arazi ko byoroshye. Yubaka inzu i Yerusalemu ashaka, arayuzuza, arayitaha, bimenyesha n'umwami ko inzu yayitashye. Arangije ayibamo imyaka myinshi cyane. Ariko Salomo abwira Shimeyi ngo umunsi wavuye muri ino nzu i Yerusalemu ukambuka akagezi Kiridoni, ukambuka ukajya hakurya yako, nkabimenya, amaraso yawe ntazambarweho, azaba ari wowe barwaho n'urubyaro rwawe. Salomo ati ibyo bintu tubyumvikanyeho Shimeyi? Ati cyane rwose mwami, ntago nzagutenguha, nzubaka inzu i Yerusalemu nyibemo iminsi yose kandi sinzayivamo. Ukomeje ugasoma rero, ijambo ry'Imana ratubwira ngo umunsi umwe ngo abagaragu ba Shimeyi baje kwambuka bajya kwa Akishi hakurya ya Yorodani. Bamaze kwambuka biberayo, nibari babonye abahaka neza, nibari babonye bongeza amafaranga simbizi, ariko ijambo ry'Imana rambwira ngo baza kwambuka akagezi, barangije bigira kwa Akishi umwami waho, biberayo. Shimeyi baramureka bamuvaho, niba arahembaga nabi ntubimbaze. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo Shimeyi ngaza kwibeta nijoro, azi ko ntawamubonye, ngarambuka akagezi, aragenda abwira abagaragu be ati bagaragu banjye,
ko twabanye neza, mwambare mukagaruka. Arabaguyaguya, arongera agarukana n'abagaragu be, ageze ngo i Yerusalemu ngo arimunyamunya yigira nkaho nta muntu wabimenye. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu ijoro ry'icuraburindi mu rutare rw'umukara ngo Imana ibasha kureba n'urushishi rwishe munsi y'urutare, kuko ijisho ry'Imana rirareba. Mvuge ngo amena. Haleluya cyane. Ndafashijwe. Noneho Shimeyi ngo ageze i Yerusalemu yigira nyoni nyinshi, niko abanyarwanda bavuga, arimunyamunya yigira nkaho bitamenyekanye. Ariko umuririmbyi umwe yaravuze ngo byaramenyekanye, kandi ngo nibitaramenyekana bizagira bite? Bizamenyekana. Yesu nashimwe cyane. Shimeyi ahamara iminsi myinshi agira ngo umwami ntiyabimenye, agira ngo Salomo ntiyigeze amenya ko yagiye aho yari yaramubujije. Ngo arangije ngo aramutumira ati, Shimeyi, twavuganye ngo iki? Twavuganye kutazambuka akagezi, twavuganye kutazava i Yerusalemu. Niki cyaguteye kuntenguha ukava i Yerusalemu ukambuka akagezi Kiridoni, warangiza ukagaruka ukiyumanganya nkaho ntabimenya? Niki cyaguteye gukora ikosa nk'iryo ugaca mu masezerano twagiranye? Shimeyi niki cyabiteye? Shimeyi abura icyo avuga, aramwaragurika. None haravuga ati, nshingiye ku mateka wagiranye n'umwami wanjye Dawidi, nshingiye n'amateka wagiranye n'umupapa wanjye Dawidi, nshingiye kuri ayo mateka, kandi nkaba namenye neza yuko wamusuzuguye ukamutuka rwose, ukaba nanjye unsuzuguye ukambuka akagezi ukava i Yerusalemu, rwose amaraso yawe ntambarweho no gupfurapfa. Nuko ijambo ry'Imana atubwira ngo Shimeyi baramuboha, bamujyana inyuma y'umurwa, baramwica, sinjye wahera. Ibuka amateka wagiranye n'Uwiteka Imana yawe. Yesu nashimwe. Ibuka amateka wavuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Wibuka icyo wasezeranye n'Uwiteka Imana yawe, urebe niba ukigihagazemo neza. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, kandi ngo abandi bazagwa rwose. Ariko abategereza Imana, haleluya, muvuge ngo amena. Abategereza Uwiteka, Bibiliya irambwira ngo bazongererwa imbaraga cyashya. Ngeze kuri iri jambo ndafashwa. Bazongererwamo imbaraga nshya, kandi ngo bazaguruka be kurambirwa, bazagurukisha amababa nk'ibisiga, bazatumbagira basanga Imana, kuko bategereza Imana. Tekereza niba utekereza Imana mu minsi nk'iyi ngiyi, niba uri gutegereza Imana, insengero zizafunga, ariko ntago abategereza Imana bazafunga. Yesu nashimwe cyane. Abategereza Imana bazakomera, kandi bamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Ejo bundi nazamutse ahangaha ngeze hano kwa Gadi ku kabari gashyashya bakoze, mpura n'umusinzi ari kwitotomba, aravuga ngo ubwo akabari kacu abantu bagiye kuduteramo, muzimye iyo telefone. Aravuga ngo ubu ngubu bw'abarokore babafungiye insengero, inzoga zigiye guhenda, nzamuka mfite agahinda. Bana nitugire neza cyane. Ati ubu byeri nibaguraga ngaho igiye kuzamuka haya ngaya, kubera ko bagiye kuziduteraho. Numva ndababaye. Ariko abategereza Imana avuga ngo amena. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo niyo bageze mu gikombe cyitwa Baka, ngo bagihindura ahantu h'amasoko, kandi ngo imvura y'umuhindo icyambika imigisha, ngo bagenda bagwiza imbaraga umuntu wo muri bo, ngo kandi baboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Tekereza isezerano wasezeranye n'Imana, wongere wibuke uvuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri njyewe. Aravuga ngo namanukiye n'umwuka w'Imana nyuzuzamo ubuntu bunkwiriye. Aririmba zaburi n'ibihimbano by'umwuka, kubera ko ategereza Imana. Haleluya. Mutegereza Imana nubwo byagenda bityo, nubwo byabikomeye, ariko nzi neza yuko, haleluya, nzi neza yuko idini ryakinga, ariko itoro ry'Imana riri mu ibanga, ntabwo rigomba gukinga. Haleluya. Yesu yaravuze ngo abantu bazatekereza ko ahangaha i Yerusalemu ariho bakwiye gusengerwa honyine, ariko ngo abasengera Data mu kuri no mu mwuka nibo bakwiye kumusenga. Niko yabwiye umusamariyakazi. Ndagira ngo ubwire, mu rugendo ugenda mu modoka, mu nzira ugenda, mu bucuruzi ucuruza, ujye usenga Imana, utegereza Imana, kuko ndabizi neza yuko agakiza karatwegere kuruta igihe twizereye. Dore ijoro rirakuze burenda gucya.
ni mwambara imwambaro wose w'Imana kugira ngo ubashe guhagarara ku munsi mubi nk'uyu nguyu, ubashe gutegereza Imana iminsi yose. Tujye gusenga Imana. Ntago ndatinda ryari ijambo ryo gukingura, ariko impamvu nisanzuye nuko uyu munsi ari umunsi wo gutegereza Imana. Haleluya. Umunsi nta pressure y'amasaha, uyu munsi nta kuvuga ngo bigende gutya na gutya. Wisanzura uko umwami Imana yaguhamagariye kuvuga, wisanzura uko umwami Imana yaguhaye ijambo, wisanzura uko umwami Imana yaguhaye kwihimbaza, kuko ndagira nkubwire uyu ni umwanya wo kubohoka bwo kuyisenga no kuyishaka. Muyishakane umwete kandi muzayibona. Reka dusengane Imana. Mana, ndagushimye kubwira ijambo wandikishije. Ndabizi neza yuko abasore imigenda bacogora, ariko abagutegereza bazakomezwa kandi bazambikwa imbaraga nshyashya, bazagurukisha amababa yabo nk'ibisiga. Niyo mpamvu ngira ngo iminsi ya none kugira ngo utwongerere imbaraga, utwongere gukomera ku munsi mubi, mu izina rya Yesu Kristo utwambika imbaraga iz'iburyo n'iz'ibumoso, kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mu izina rya Yesu nta mpamvu yo gusubira inyuma, nta mpamvu yo gusubira inyuma ngo insengero zakinze, ahubwo mwami Imana tubashije kugukomeraho, tukwikomejeho. Niwe rutare, niwe mwami Imana riba ridudubiza, niwe mariba rimara inyota. Abagutegereza bazakomera no ku munsi mubi kandi bazakora iby'ubutwari. Reka mwami Imana abantu turi kumwe ahangaha babasha kubakomeresha ijambo, kandi n'abazakumva hirya no hino kuri iri jambo mwami Imana uduhaye bazabasha gukomezwa n'ijambo ryawe. Tubisenze twizeye izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amen. Amukomere Imana amashyi cyane. Imana yacu nishimwe kandi habwe icyubahiro.